Osap Kigali reka nizere ko mumeze neza cyane kabisa aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ndabifuriza kumererwa neza amahoro y'Imana nakomeze abane nawe Uwiteka akomeza imirimo y'intoki zawe njye uri kumva ndi Amini Intashyo unyita umuhebrayo ndumwuzukuru wa Rutaremara Emmanuel na Kayitesi Speciosa nkubwira ngo ubuzima butarimo Kristo ni igihuha. Anyways nkuzaniye zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zivugisha benshi ku mihanda ya Kigali ngo bihagaze gute uno munsi. Sasa urabizi niba ukoresha imbuga nkoranyambaga hari inkuru imaze igihe irimo iracicikana igaruka kuri album launch ya Now or Never y'umuhanzi Papa Cyangwe. Nkubwire ngo ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 afite icyitwa 5 years Now or Never album launch experience uyu musore azabakorera hariya Kigali Universe. Ndaza kuba nyigarukaho ndetse n'abantu bazaba bakorana, ariko abantu benshi bakibona post ya mbere Papa Cyangwe ayishyira hanze baravuze bati rwose niba hari ikintu twakwishimira kubona ni ukubona umuvandimwe KIMOMO agerageje gushyigikira uyu mwana, bakanasaba ko Papa Cyangwe nawe yagerageza agatera intambwe yo kujya kuba yatumira uyu muvandimwe bakoranye cyane kuko hari n'abantu bavuga yuko iyo bitaza kuba KIMOMO actually ntabwo abantu benshi bari kumenya Papa Cyangwe. Nkubwire ko Papa Cyangwe nawe ubwe yari ari mu kiganiro Sunday Choice cyo kwisibo aho yari ari kubazwa n'abanyamakuru Philipita ndetse na Babu. Yavuze ko bamwe mu bantu babiri bashyize itafari mu muziki we harimo Yago Pondati cyane ati ngo burya Yago niwe mu bantu bagiye bamuha connection yo guhura n'aba bahanzi baremereye, ndetse n'umuntu wa kabiri ashimira cyane ari KIMOMO. Rero ku munsi w'ejo nibwo post abantu benshi bari bategereje yaje kuba ijya kuri Instagram kuri account ya KIMOMO my brother. Nkubwire ngo uyu muvandimwe ufite abasaga ibihumbi 713 akagira abarenga miliyoni n'abandi babaye abone kuri YouTube channel ye, yagize ati uyu wa gatandatu ni umuriro mu murwa dure Kigali Universe, Papa Cyangwe adususurutse. Zikaba ziri muri post zishimiwe cyane kuko nyuma y'amasaha 6 gusa ni post yari maze gukundwa n'abantu barenga ibihumbi 8,234. Rero Papa Cyangwe mu bikorwa byo gukomeza kwamamaza iyi album ye yagiye ahura n'abahanzi baremereye nka The Ben yaje kuba amubwira ati ndakuzi kandi no muziki ukora ndawemera cyane kabisa, amwemerera ko nubwo we ashobora kutazaboneka ariko yiteguye gusupportinga Papa Cyangwe. Nabonye wanasharinze screenshot y'ibihumbi 500 yoherejwe na Mugisha Ben ariwe The Ben Tiger B. Ariko ibyo byose byari bitaraba ibintu biza gutuma ino album abantu baza kuyivugaho cyane. Ku munsi w'ejo ubwo umuhanzi Marina DEBORAH yari ari mu kiganiro 1-in-1 na Taekwondo baramubajije bati Papa Cyangwe uramuzi? Marina avuga yuko Papa Cyangwe atamuzi. Ibyo ngibyo byari bisanzwe. Hanyuma rero MIE agira gutya tunga micro Papa Cyangwe aramubaza ati ese wowe urimo urakora promotion za concert yawe urimo uratumira abantu, ariko in fact abahanzi bagenzi bawe munakorana umuziki bo bavuga yuko batarakumenya, bihagaze bite? Ibisubizo bya Papa Cyangwe byari birimo ubugome ndetse no kubaga n'ibindi byinshi. Papa Cyangwe yagize ati Irene nawe uransuzugura, njyewe nahuye na Masambi Nore ni umulegende mu muziki nyarwanda, ni gutumbwira ngo abahanzi nibanze. Njyewe nahuye na Tiger B arambwira ati umuziki wawe ndawuzi ndanawubaha, ni gute wowe umbwira ngo abantu nibanze? Ati urimo urafata umuntu utareba, cyane ko abantu benshi bagiye bavuga ko iriya interview ya Marina yagaragaraga nk'umuntu ushobora kuba wari uri mu yindi se, umuntu ushobora kuba wari uri high. Papa Cyangwe ati uramfata ukangeranya n'abantu basinziriye ukambwira ngo urabaza umuntu usinzire ngo ranzi yamenya gute? Ati ntukamfate ngo ungereranye n'abashuti ba Ruzima.
iryo jambo baruzima. Urabizi ko mu minsi yashize urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Bill Ruzima rumuziza gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no kubikunda. Rero abantu benshi bavuze ko papa cyangwa ashobora kuba yashatse kumentioninga ko Marina nawe ashobora kuba ari mu bantu bakoresha ibikoresho, ari mpamvu ashobora kuba atazi abasani bamwe n'abandi. Abantu benshi bakavuga ati ese biriya Marina yabakoze no gutwikira papa cyangwa se haba hari beef aba bombi baba bafitanye. Uraza kuma point of view yawe muri comment section. Ngubwire ngo iyi concert iteganyijwe kuzaba irimo abahanzi barimo Riderman, Fireman, Pifla, Yamano, Hasine, Beatrice, Yo Trap ndetse na Holix, aho izaba ku itariki 22 ni papa cyangwa 5 years never or never, now or never album launch experience y'uyu muvandimwe azaba atereka hanze. Ngibyo rero ibya papa cyangwe na Marina, simbizi n'ibitu bitwabyita beef cyangwa se ariko akundi abahanzi bo mu Rwanda bakunda gutwikirana, twebwe nitumenye what's going on. Uze kumwe muri comment papa cyangwa uramwemera bihagaze gute. Kangushimire cyane kabisa, ntugende ndakoze subscribe, update yose iri hanze uyisanga hano kuri Intashyo Empire. Njyewe nitwa Amini Intashyo. Ciao.